igihe umuntu kwegistaringa ari umu FDL inzego zishaka umuntu ufite ikodi iyi niyi ya registaringishiye ku telefone ko tubone amazimisi ari rucuruse yakoraga yiki iyo turi mu gihe cyo kwifunga umukanda abaturage igomba kubabwiriza ibyururutse imitima ibibaremye imitima wiza vuye ngo ko jewe nibishaka ngo FDL riraje kajyane nayo reba ko na leta namuranya yavuze ngo president yantumye president ari gutuma ko polisi iragabanyayo ikura mu motari none hari undi polisi wambaye imyeru uri kongera yakura mu bamotari nabo bambaye imyeru kameme ari igihe utazi gusoma ikirere buriya kuri abavuga ko afite miliyari iyo bajya bavuga ati twagiye muri arena ariko byari kugira ngo tunabone uko duhurira hamwe dukusanye bagatavuga gahunda yagira amahoro turi kumwe haleluya rero twitanze mituweli z'abantu 300 zihagaze agaciro ka miliyari 2.3 kandi nanone twazanye toni z'umuceri turavugana n'ubuyobozi tureko bazigira izonere tuziha abakene n'ibigori dushaka toni turi kuvugana abaterankunga tureko twazana toni 700 byibuze umuntu ari kumibya Uvira ninzari umukanda atangiye kongera intoboro bazanye ibigori disareruye ibigori ntago babyitondeye ariko harababibashyigikiyemo ntibazabyongere ubwo nyine aragiye cyangwa aragenda ariko nibo sinzi icyabemeje yuko byakora bari bafite rero niriya season bise ngo Signs and Wonder yatumaga abantu bajya muri Yorodani bakasoka batengurwa batitira bahebeba abaturebera ntago babirebye neza kurikiriza abanyarwanda bari kubashyira kuri kamera why babaye nk'imirambo why nimba umubatero subundi matose bari kamera ariko bira bintu nyine abo bantu bakubitanye imitwe mu duhema saa 9 z'ijoro bambaye imyeru bafite amajeti bari kumwe na Mother Esther na Wedepo cyangwa bikunda abo bantu babakeneye report yuzuye kandi iri live donc babibona live bahibereye icyo byose rero ni ibintu abantu bibatera kwibaza bigatuma n'ibyawe bisubirwamo kandi bitakabaye bigeraho ngaho wanditse script uriya mwana wamenye gusoma yanditse nabi simakana ko sidikira kabiri simakana ko umuntu ahabwa gusoma n'Imana asenze ko nabibonye ibyo byose ndi kubwira nabibonesha amaso yanjye one day kandi ku bantu biririyo byanyabyo nzi ko nabibonye ariko umwana aravuga ngo nkimara kumenya ngo nandikiye message uriya avuga message kumva umuntu wagiye mu ishuri ahubwo yize Cambridge hani oya genda gakeye nurabona abantu bakora ibiganiro kuri izi mbuga batarize yaguye ku ijambo runaka ari cyongereza cyangwa igifaransa ntujye ubumva ukuntu ari kubitarikaza rwose ari ijambo rya nyaryo. Reka rero tubashimire ni The Bridge nanone mbabwire nti ibihe byiza cyane abadukurikiye bari hirya no hino kandi tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira ukanda subscribe share ndetse na comment nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma rero nkuko mubimenyereye tubagezaho abantu b'inararibonye cyangwa se abasesenguzi b'abahanga cyangwa se abantu mukunze gukurikirana amakuru yabo hafi. Uyu munsi rero tumeze neza turi kumwe na Apotre Amakuru. Yanda amahoro. Urashima Yesu. Ndashima umwami w'abantu. Urashima njagunda kumva uvuga ngo urashima Allah, urashima Yesu. Hari n'igihe nagiye kubona mbona wambaye n'ibintu ibiremba. Ese kubera icyo ukunda uri Apotre wenda kubera icyo udahitamo imyizerere rimwe cyangwa idini rimwe ahubwo wese ukayihuriza hamwe. Urabivanze. Amizere ba mu myenda ahubwo kukivuga ati kukimyenda utayirobanura oya kwere ko urimwe wabaye mu Islam ubundi ukabura aposo wo murokore ahubwo nejo buri nzabona wambaye nakubwiye ngo wowe mu mutwe wawe harimo ikintu kivango n'ubona n'umuntu ikanza za bari padiri n'umubona na umwambaro runaka umwite umusiramu ariko na dini igira imyambaro wambaye kuriya kugomba dini igira imyambaro ubu ngubu amacaci yose asigaye ajya
kwimika umuntu bakajya gukodesha ariya makanza dozeye ukajya ni ba cardinals ibyo ntabwo aricyo kibazo labino fe pas de moi ntabwo umwambaro kugira iki cyangwa kiriya nshatse nakambara nk'abamonka nabambaye umoko se iyo mugiye mu bukwe mukambaranga imyenda y'imihinde buriya mu mwabaye abahinde neza cyangwa abahindu kugira ngo tubibuze n'idini mu mwabaye abahindu abasilamu nta myenda bagira bafite imyizerere ntagira imyenda yo ni iy'igihugu ni nk'uko nta myenda iba mu Rwanda yitwa iya Nyabingi cyangwa se imyizerere yo mu Rwanda rwo hano ariko ubona ko iyo umuntu agiye kuraguza cyangwa kuragura iyo umuntu agiye kuragura hari uburyo yambara abantu bagahita bavuga bati koko yambaye nk'abapfumu urengo mu mafilimi akambara nk'abapfumu akagira gutya agatera ibirabiko akagira mutaye n'igihe nyine abantu baba wapi ibyo n'ubwenge buke ntabwo imyenda ariyo dushobora kurajingiraho ibintu imyenda mu gitondo ngo wambare imyenda ya gisirikare cyangwa ya gipolisi n'imyenda nayo igaragaza uko umuntu ari hari abantu bavuga bati uyu nguyu kubera ko yambaye ino myenda ni gutya uyu kubera ko yambaye iyi ni gutya imyenda ya gisirikare nyine iba yaragizwe iyabo bikemezwa n'amategeko runaka ariko yambaye icyo gihe byari nko kwitirira umwuga runaka kumanuka kwikwiza waba ari kwitirira umwuga runaka ibyo ni ibintu bitandukanye nakunze kukubwira ngo iyo uri kuganira wowe ukuza ibitekerezo bibiri bidahuye none ubi ikintu kinangaza mba mbona uri kumvika ko bihuye umusirikare ni umwenda w'umwuga runaka ugengwa n'itegeko iryo tegeko rikawe ariko nta namwe itegeko cyangwa se itegeko iryo ryose nk'uko bavuga ngo wambaye uyu mwenda wabiregerwa n'uw'abasirikare nyine kandi bafite fonction bakora itaregerwa yose niyo wambara noneho nta nuzasaba bavuga itegeko ngo rero ngo imyenda y'imihinde ngo nta munyarwanda ugomba kuyambara atizera ibyo ntabwo ariko bimeze ariko ko nasanze nyine abantu barabyemeje batyo njye babyemeza sinari impari ntabwo mfite inshingano rero ngiye kujya munsi y'ubujiji bwabo kuko sinari impari babyemeza wenda ngo ntsindwe n'amatora ndefanda ibitekerezo byanjye bitsindwe ntabwo nari impari just nasanze ari uko babitwara njye mbyitegereje mbona biragayitse kuko muri Arabia Saoudite bambara iriya myambaro njye iyo nambaye iriya myambaro mba nambaye imyambaro hari wari umfite muri Qatar hari umfite muri Arabia Saoudite ko byanditseho inyuma ntabwo ronge mba nambaye imyenda ya Islam mba nambaye umwambaro wa Qatar cyangwa Arabia Saoudite nkuko hari n'abambara made in Rwanda hari abanyamahanga kandi abanyamahanga ntago babivuze ingo b'abanyarwanda hari ibintu utahuza ariko nasanze abantu babihuza kandi ngewe ese uriya mwenda mwenda bita umugisha we ntago ugira uriya ngo bakora muri Israel ngo mwitero so very prophetic wawugira ntago nubwo ndi umuntu urwanya ibintu ariko nanone sindi umuntu ubizirikwaho ariko nanone nambara costume kuko narwanya costume ariko nanone ntago ndi umuntu ora muri costume ngo nibyo bingira apostle ngo nibyo bingira umuntu w'Imana ngo ariko ngo niko abantu babyemera abo bantu babyemera gutyo badashatse guquestioninga nafise office kwa you doubt everything tu doutes de tout saba abantu ko bemeje ibi buriya bashingiye kuki sanga wenda kiregira fatika cyane gifatika sicyo gihe ukabasha ntago gifatika none bivuga ko ikintu cyose ugiyemo wagikoreye ubushakashatsi wagikoreye ubushakashatsi uko mbonye uburyo ikintu gitekerezaho nkareba nimba cyuje ubuziranenge nasanga budahari njye ubwanjye nkabanza nkagisohokamo nkajya mu cyujuje ubuziranenge nkanabwira n'abandi ntariko njye ntekereza gutya namwe mugumaho ngaho ariko njye ntekereza gutya ibyo bintu byanye babitekereje muzabigenzure neza bishobora kuba bidafite bitagira aho bitugeza so ni wowe ngo ndiwe rero nta kibazo assalamu alaikum biravuga shalom n'ubundi nta wavuze shalom ntavuze assalamu alaikum nibyo cyakimwe rero muri iyi minsi wenda kubigendanye n'imyizerere hari itangazo RGB yashyize hanze ko hariya kwa Yezu nyirimo imuhanga ko hafunzwe by'agateganyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni burundu ngo kugira ngo banze buzuze ibisabwa none ukajya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu benshi bashakuje bavugije induru bati no ku bwa Grace Room aba big energy basengerayo bari basakuje rero
n'abo bakatolike bose bagasakuza abantu basenga ese gusenga abantu basenga hari abantu baba birimo igice hari ababirimo birundumuriyemo rero by'umwihariko abantu bajya nk'ahariya kwa Yezu nyirimuwe ni nk'abajya kanyarira ni nk'abajya mu rupfu ni maramaza ese ntiyakoze neza ntiyameze gute ubwo hameze nka yamyowe kizakumva icyo ndi kuvuga ni nk'abo muri sanse wango baba bari committed baba babyemereramo kuri level wanabatwika bagashya rero ntago ari ibintu upfa kuza gusa ngo urabifunze nyine baba bagomba kuvuga ni bisanzwe birumvikana ese nta ngaruka bishobora kugira kuri spirit wenda z'abantu cyangwa abantu bakabona mu yindi shusho icyambere nta buzima gatozi babambuye dore ko nta nubwo bakoraga ibyo batemerewe babibaje musenyeri ko byari munsi ya autorité ya musenyeri abayoboye diocese ifite ubuzima gatozi ubwayo nkayo none n'ihuriro ry'amadiocese rikaba rifite ubuzima gatozi nanone none nkavuga ngo bashatse babikora online bagastreaminga n'ubundi abantu bagakurikira kandi bagakira nk'uko bafite Regina Pacis TV bastreamingaga muri covid kandi abantu bagagira igitambo cya misa gusa bakaturika bagiramo akantu ka Eucharistia nubwo wenda padiri avuga ngo mwakire munyweho akanywa wenyine ibyo ntabwo twagira urubanza Eucharistia burya mwese mu magatamiyo kandi kirasi kuko muje mu misa akana akantu keza nubwo byibuza batafashe oya batafashe ikintu kinini ngo umuntu atamira cyumve wigeze ukaryaho wigeze habwo ikibazo cyari ngombwa ariko nabyo ni umuntu ajya bimenya ko wabaye wenda ngiye mfite imyaka 8 nabashije kubona yuko ibintu Katolika yizera ntashobora kubyizera ku myaka 8 gusa nari mvuye mu misa ngenda ntekereza medita twa turi mu nkambi ikibumba ngeze ku ihema riburaho nk'amahema 3 ngo ngere mu rugo abanga ni padiri aratubeshya ni ibintu by'abatagatifu kambaza Joseph ni happy nafite imyaka 8 guhera icyo gihe kandi sinasubira ku kiliziya yego rero numva ko ntabwo byamfata nkuze ntabwo bishoboka I was like that so ntabwo rero nageze kuri Eucharistia ariko yo mbonye n'uyu munsi yo mbonye kiliziya ndi hafi nshaka gusenga ninjiramo nyine uko bagenanye nkagenda twishima ntitwibuka twe kwakija umutima wanjye ariko ijambo rimwe guzamune kugira mbese bituntu twishimba ntuzi utundi nkigana abandi ako njye nibagirwa no kumanuka ngo mbigire kwa kundi no gupfuka ariko burya mba nagerageje donc kuko nanone ntagaruka kujya mu bintu by'abantu batera ikimenyetso cy'umusaraba ukagagarara uragagara mu biki so ntago ndi umuntu uzana intambara aho zitari kira Mariya yagiye mu ijuru ntiyagiye uzaho yagiye se wari uhari wowe uzundi ko yagiye wabiki ako na Henoki yagiye ko na Eliya yagiyeyo ubundi ntagiye ko nabo bagiye bose bazagaruka bavuga ko na Eliya na Henoki bazabanza bakagaruka nabo mu muzuko bakazamuka Eliya ngo yagarutse ari bana we kabwira umuntu tutera ikimenyetso cy'umusaraba ariko ngo potre bayije ngo baze mubasenga ibigirwamana wabikuye kisimba basenga so ariko bari we kigirwamana gikuru none ukonje turirimbe Maria mubyeyi mutagatifu ukabona umuntu arakaje nkaga murakazwa nabyishe mfite ibyakandakaje ibyo ntibirimo anyway so rero hariya bavuze ko bafunze kubera ko ku itariki 27 z'ukwa kane hari abantu bahakomerekeye kubera umuvungano wabaye kubera ko hari abantu b'uruvunganzo kari benshi Katolika buriya igigira ibi bikorwa by'amasengesho bizamo abantu bagira ku 15 abantu benshi cyane cyane ariko byumve ngo ni benshi cyane ni benshi cyane none bakaba ari ahantu atateguwe kandi ari amahanga turutse hirya no hino icyo atazofatare nawe atazofatare arena Yezu nyine mu buri kwezi ibiri muri arena wenda mahame yawe nta byasaba yuko bafata stade nini buri hari impamvu hatagira ibihumbi 100 nuko urumva nyine ni mu cyaro ukuntu kujyayo nyine no kwigaba doko bisaba kubizindukira ariko ari muri Kigali ari muri Kigali byasaba amahoro ariko nyine ntago mvuze ngo barabikora ni igitekerezo baheze ntago cyari igitekerezo cyari urwenya ngo kuri gushira mu biganiro so ariko urabona ko arena ntago irimo 15 wenda twe ko byegereye ariko yo ni facility ifite dispositives za security so bavuze ati rero nanone reka tube tubifunze by'agateganyo mu gihe dutegereje ko mwuzuza iby'amategeko asaba
no iby'amategeko asaba mu by'umutekano w'ahantu hahurira abantu benshi bangana gutya. Hari abantu bafite imitekerereze swat irimo uburebere bwa FDLR, swat cyase n'ibindi bajya babyita ariko reka mbyite bwa FDLR rebellion, cyangwa se kabirimo ubujiji. Ngo none se ko Paul Kagame yiyamamaza ngo nari umuntu ngo none napfuye ngo no Kongo muri kukisa byo batabifunze. Reasoning yawe ubwo yaba yinjiye muri ya angle uri kumvugishirizamo, nuvuga ngo oya hari ukuntu umuntu afata ikintu akakivana muri nuza yacyo agahita gishyira ahandi kandi ntamenye ko yahinduye. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe cya His Excellence yego habayeho kudakontorora full, habamo ntuza kuriye, ariko hano ikiba kigamijwe no kuvuga ngo bitongera kuko abantu bagomba kugira security. Okay, ese ntibahise bakaza umutekano ku buryo next time tutongeye kumva umuntu wakomerekeyemo n'uwapfiriyemo, ahubwo twumvise wabyariyemo. Nuvuga ngo nari kwa izi nyimwe bakeneye kuva kuri level abantu bakomerekera mu isengesho bakagera kuri level umuntu yabyariramo ntagire unyeganyiza kanake. Sindi ukumva iki kintu ndacyumva. Nuvuga ngo nabo nicyo bari kubabwira nyine kiriya gihe twahise dukacinga up ku buryo next day umutekano akari kabaye mikosa twari twagafikisinze neza. Nimba abantu bataye igihiriri twacyura amaseri n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Noneho rero nabariya icyo bari gusabwe no kuvuga ngo noneho dore inyigo y'umutekano uburyo izabimeze, uretse ko harimo miliyari zitari munsi y'10 cyangwa 5 kugira ngo kwanza uriya muturage batamaye miliyari ntago habaha, yabanje kubabima mbere zazahaba. Noneho ariko rero nawe yasobanuye mu gikigarije twajyaga tubaza tubwira abantu ngo subiramo, nawe subiramo ngahaba kahabaha no hawa habahere, bivuga inshuro 5 zikurikiranye. Reka sinabishobora gerageza two sinabishobora aha bakahabaha no hakabahaka byaranye aha bakahabaha aha habahere no habahere. ubwo ravuze ngo habahaye ninde wawe habahaye? aha bakahabaha no habahere aha bakahabaha no habahere. Urwo ngeno turi kucicenga. Aha ni ukuvuga ngo uriya musaza yabanje ayaka miliyoni 50 bajye kuzimuha arazanga ati jana, bajye kuzimuha arazanga ati igitana, ariko ngafite umuhungu mba muri Amerika ashobora korera bamwe hagati wihatanga buretse bayongeza. None bajye kuyamuha ayaka 300 manzi igeze muri 700 kuva none babafungiye ahita baka miliyari nibacunge neza tabaka miliyoni y'idolari ko yabaye bana miliyari 2 yayitanga. Nese Julienne ntago ya spendingaga miliyari mu mwaka, kandi reba Ministry ya Julienne no kwa Yezu Nyirimwe n'ibintu bitandukanye. Yezu Nyirimwe kwa Yezu Nyirimwe rwose ni hanini tubyumve tubyemeranye. Kwa Yezu Nyirimwe hari nyine hari so big international, so big wese yemere gusenga pe, ariko ntago wambwira ngo Julienne yashoraga miliyari mu mwaka tubaze ko yazishoraga. Hari mescroquerie yakonability, ariko aho tutwasi mescroquerie yari yakonability escroquerie muko nabure wese ahitabira bakabata muko nabure none uzi n'iby'amadini ntago baturisha miliyoni 500 ngo ushake kuzirenza ngo gukora ibirenze 500. Ufite ibyangombwa byo gufasha abakene, nta muke abakene bafashije ari babarirwa kuri izi ntoki ndeba hano. Oya ntago ariko bikora. Anyway, basha kugura ikibanza cya miliyari 2. Ariko nanone kugira ngo ukore dispositif iragira security, uretse banga abantu ngo bagwiriranye. None se umwe Federaje agashyiramo grenade kumutweretse yuko umuntu aza nkwinjira mu mutiba yinjira nk'uko inzuki ziba nja mu mutiba batabanje no gusaka. Ninde susaka nde? Kwa izo nyumuwe urishwa neza ufite amakuru ko basaka. Ariko itegeko rihari mu Rwanda wimbwira ibyitegeko mbwira nimba basaka ubizi nibyo bagomba kubahiriza ibisabwa. Basanga wenda basaka ko ntagezeyo ntange sindagera nabikurikira muri comment baratubwira ahantu hahurira abantu benshi uca mu cyuma bagacishaho cya kintu cyagurya nyine abari muri comment umukobwa agakabakaba abakobwa, abagabo bagakabakaba abagabo. Ariko ikintu ngiye nekereza Mutabazi ntago ahantu hahurira abantu 10,000 tubare n'igihumbi tureke na 15 ubu no muri sare y'ubukwe ntago byoroshye kugira ngo ujye kwicaramo batabanje kumenya security hari. Utekereza yuko imipira y'amasegiteri takiba, ariko hari ibintu mbwira ngane imipira y'amasegiteri nikiba nabo bagomba kubyubahiriza, ariko binjira basatse bacishijeho none. Oya ariko se urikumbwira ate urufite mutwe wawe urikumbwira ibiba mu cyaro, ariko itegeko niko riri nimba babaye batabikora. Wari kunsubiza ngo mu cyaro buri wese abazi buri wese bivuze ngo oya
hari iyo daso icyo gisubizo kifatika. oya mutabazi mu cyaro ni mu Rwanda. None ikibazo rero gerageza witware nk'abentellectuel byibuza defanda theory kuko bizi neza ko batabasaka ku kibuga cy'umupira wa segiteri. Niyo twaje byumba kuri Dorasari ikibuga cy'umupira kiba kuri Dorasari byumba ntabwo bambwira ngo bacishe baza kantu hehe kari kibuga nyine. Ariko nimba ari n'ikibuga ariko ahantu hahurira abantu benshi. We tuvuge ko uri mu nteko uri kwandika iryo tegeko. Niyo angire urimo. Nyene kubwira ibiri kuri tegeko. Ariko barishyira mu bikorwa. Abari mu nteko barishyira mu bikorwa. Waje kubeshya abanyarwanda ku buryo uri kwemeza ngo ibiri mutwara nibyo bakora. Kandi ndabizi ko utabibonye ko babikora. Ariko uri kwishyiramo kuva itegeko rihari. Ndimo kubishyiraho ku itegeko rihari rigomba gushyirwa mu bikorwa. Covid ko bavuze agapfukamunwa wishyiragamo ko mu byaro bakambaye. Nabyishyiragamo. Sinzi wenda ugabana barangiye kumva dimension ngewe sinabaye mu byaro mumenye ko amategeko areba iyo uri kuvuga ibintu turi kuvuga rero ibintu turi kuvuga fata ibiri mu mategeko ntacyo bitwaye none uvuge na application y'ahantu hatandukanye none ugerageze kubireconcilia biragufasha. Oya turi kwa Yezu Nyirimo uyu munsi nihe ahantu bashobora guha abantu ikibazo rero bamaze kumva yuko ntago washingiye kuba warabonyeyo ibisaka ntago washingiye kuba wagiye yakuye ko basaka nta nubwo ushingiye kuvuga ngo maybe ariko nko nanjye nivuga maybe ko ntago nari ndiyo uretse ko wageze yambwiye ngo bashaka kuba badasaka. Uyeneranye n'abakatolika ikintu nge shingiye ntabwo icyo kibazo rega ikibazo kuba umunyakuri no kukintu icyambere nta tegeko uri kwica nta tegeko uri kwica kandi barakibeshyeho ntuvuze ngo babafungire kandi none no muri freedom of opinion nshatse navuga ngo babafungire that's freedom nkuko wenda nabo bamwe muri bo bavuze ngo bafungire Julienne Kabanda kuko nabo bamwe muri baza kandika ngo uyu mugabo ni ikigoryi it's your right it's your opinion about me kandi nanjye wenda ndatekereza kuri injiji kandi nanjye mbitekereje ndabivuga none ariko none ukatandukanya wenda opinion na defamation aho bitandukanye. Ngecyo ndi kuvuga babaye batabikora icyo ndi kugeze kubwira babaye batabikora byaba ari tunako mu rucyo dutsikoma n'ingasi ahubwo ko ubundi mwisi yo kudevelop ibitekerezo naho wari kujya ahubwo kutubwiye ko ku bibuga by'amasegiteri batera kabaro ntazawe isaza zaho bakangurira n'abantu kujya muri izo siporo kandi bakabadasaka hahita haza indi factor ivuga ngo kuri icyo kibuga haba ari daso haba hari bamutwara sibo nta muntu ushobora kuhagira batazi uwo ari we muri iyo karitsiye bahita bamumenya ati who is this so icyo gihe rero they are safe. Noneho hari yaho ntantu hajya abantu baturutse imihanda yose urabona ko noneho dusohotse ku bintu by'imipira amasegiteri ni nayo mpamvu no ku mahoro basaka kuko nabaturutse imihanda yose ntabwo bavuga ngo hagira umuntu uhagarara ngo abantu bose arababazi uretse kubuza irwa rutaburana ndetse ariko ngo reje ubundi ngo none bose ibyo bayikoreye kambere byareba byo byihore iyo uvuze rwa rutaburana mpita nibuka ko bari kurira kwareka muri no miss manzi mfumu waba atari kubikora neza noneho abantu twese dufite ikipe dufana twese twibrandinze nk'abareyo ubundi umuntu wese udafite yafana mu Rwanda yitavuga ko asfana reyo ni nk'utagira idini wese yitavuga ko ari umugatolika nta kundi byamera noneho rero twageze kuvanga noneho ahagira uvunganzoka abantu baturutse imihanda yose hagomba kuba gusaka no mu rusengero basaka kuko ntaga umusengana ari babandi muhorana ikindi se bwo ko muhorana ku rusengero muziranye mu ngo ariko bari ku masegiteri uyu dasaba zinaho utaha abazina n'umuyobozi w'akagara uriya mukobwa ni mwene kanaka umupira wigeze ko abanyamakuru byumba kuri stade bakina nimba na wisaza umuntu ari kogeza yavugaga amazina y'ababyeyi kurenza yabanyiruna ngo mwene Rutagarama arawufashe ngo hahandi umanuka ngo kwirebero ngo aramucenze rumva reba abantu umuntu ari kogeza umupira anavuga mwene kanaka ni wufashe w'umudokiteri like azina baso mwebwe ari gukina umupira azina baso aza amateka yose nubwo buryo mu cyaro baba bibereyeho so n'ubuzima butazamo izo grenades ikindi umuntu ujya gutera ama grenades ntayatera mu cyaro ntibazakubeshya ayatera mu mujyi cyangwa hano hahuriye abantu benshi bikabije so rero ntago turabona cible zo mu byaro mostly bashaka cible zo mu mijyi n'ibindi nk'ibyo ngibyo so rero kwa Yezu Nyir'impuhwe baratinze kwafunga ubundi the truth itarimo kubebera kwa Yezu Nyir'impuhwe batinze kuhafunga the matter of the fact nge nishyiramo ko ari umuntu wari muri RGB arimo asenga mana turakwinginze tubone opportunity yo kuhafunga ariko bitaduturutseho kuko Catholic is Catholic the new pope is Leo 14th tubisabye twizeye bagize amahirwe babona abantu kuva bakomeretse rero mubona ko mukeneye dispositif de sécurité kugira ngo nyine bititwa ukundi nakubajije ngo hagize uhajyana grenade
ibyo byose gutekereza ukumva ko cyagiye haguye uwasitaye ku muntu ariko siti iyo yari maso wa Grenade sinzi ko ari n'ubuhirahira hagera n'uwinjira yari yasatswe iyo yabaye MP de cause naturelle kitagira ikindi indi nkurikiza nta gisasu cyazamo nta kinaki mu gihe yari ahandi ho hari riske iva kuri kimwe ijya no kuri ibyo bisasu ko byazanwamo so bagomba rero no kwataka ya security atari security kugira ngo abantu badahirikana gusa none na security kugira ngo umutekano wabo kumugizwa nabi nawo ube urinzwe hariya bazakora full security CCTV camera everything through the control kuri mudasobwa bareba ese bakoze app donc ukajya kuri gatoroshi ukandikamo ushaka kuzajyayo ukagira imibare ukanda wamara kuyikanda bakubwira ati uremewe wazahagerwa tuvuga code yawe bahita bayishyiramo babona ko icyo gihe bakamenya umubare w'abantu bazaza karamenya na capacity bagomba kwakira bavuga ko Imana ibibazi abazaza bakamenya na capacity ashobora kwakira then icyo gihe umuntu kwegistaringa ari umwe FDR inzego zishaka umuntu ufite code iyi niyi ya registaringishiye ku telefone ko tubone amazimisi ari rucuruse yakoraga yiki so bakaba bakurikirana ibintu biri muri database ntitubabanebwe nyine tube creative dushaka igisubizo biri clear ntago bambaye ubuzima gatozi ntago bavuze ngo bafunze burundu bavuze ko ari gateganyo kandi cyo basabwa gukora ni ikintu cyumvikana gikwiye kiri mu nyungu z'abanyarwanda kivuga ngo tukiranga ariko abantu bamenye ngo kwa izo nyiri mu abantu barakira byanyabyo mufite wanjye umukire yararwaye nuza kansa baramubwira ngo izazamuka ije mu bwonko yari hano mu ijosi izazamuka ije mu bwonko ahita apfa bamuha nk'imyaka 2 umuntu waramubwira ati bajye kwa izo nyiri muwe ajyayo ntago yajyaga ibintu byo gusenga bya atari bari gusenga barabanga umuntu ukize bumva baramuvuze neza atavuga ati ati ko ninge bavuze tu ni byanyabyo agiye kwipimisha dr yambwira ati ntwigeze urwara kanseri rwose si bipima mwamagambira ati manza ari byunda ati none se ko ngiye ndikubwira ibyo mbona tuzagaruka cyo kuzo butaha turebe ko ariko nyine agarutse usanga yakize arashima Imana n'abandi urwo n'urugero rumwe nanze we nko mu bantu miliyoni bakiriye cyangwa se 100 babaye bakeya indwara zitandukanye ubwo bivuga ko afite abantu bafite abadayimoni kwerega tubyemere no mu gaturika muteza ibirozi amadayimoni baramwoherera rero iyo bagiye kwa izo nyine muwe abadayimoni basohokamo n'ibindi bitandukanye donc yari ministère ya délivrance mu iyo tubaze mu by'amacaca yari playground cyangwa se yari deliverance pool for Catholics kandi hakorekeye imirimo n'ibitangaza byinshi bikomeza abakatolika benshi bakomerera mu kwizera ibyo ntago bikuraho statement nakoze ko batinze kubafungira kuko umutekano c'est primordial mu iteko nshobora banga umunyarwanda n'umunyagitinyiro n'ibindi bitandukanye umutekano we ugomba kuburinzwe kandi cyane rero bazareba nimba ari kugura ubwo butaka bundi nimba ari gushyiramo ibiki n'ibiki kugira ngo bavuge bati aha turi safe turizeye yuko nta muvundu uzaza harahagije uburyo abantu bagendamo na protocole n'abo bantu babafasha birahagije byizeza yuko nta agression gusunikana gushobora guturuka mu mubyigano ariko none uko rega abantu barabyiza akajya kwiga hanze yagiye kwiga icyo bita gestion de la masse ni gute bajeri hano ari abantu 100 kandi ari umunyacyubahiro wenda wahaza so urumva uyu muntu aba yarize ibintu byinshi bivuga ngo uzareba bari kureba mu bantu bari kureba basiki ati umuntu yagize nka gutya na gutya uramubuza kuko ashobora kugira gutya bigatera abandi kugira gutya bigata biprovoka yuko abantu birukanka bakaba banagira banakomereka uribuka yuko abantu mwe ngo basenga stade ngo ntibakomeretse ngo barabifunze oya ariko uri kuko stade bahise babona ko ari ku kibazo cyuko bashatse kubigendereza icyarimwe ubu match yari saa 9 batangiye kwinjira saa 4 urumva ko icyo babonye ko security kugira ngo bayasire arwa ngo muhindure igihe mufungure imiryango abantu bagende kare kuko bashobora no kujya batanga amatike bibaye ngombwa bati cyabikwemera kuzinjira kuva hagati ya saa 4 na saa 6 nurinze saa 6 ntuzaninjira kandi ufite tike mu VIP bati wowe uzinjira match buri minota 15 so bashobora kubigira muri iyo sense ariko provike donc umutekano w'abantu burinzwe nicyo kiba kiri ingenzi kuko hari iyo umuntu avuze ngo dufunze kubw'umutekano ahandi ngo dufunze kuko ibyo wakiye gukora atari byo ukora so nubango ugomba kureba ubundi
icyari kigamijwe n'iki ahubwo reka rero ikigamijwe n'umutekano tugarutse kuri kandi umutekano bagomba tugarutse noneho kuwushaka wenda. nubwo ku rundi ruhande bashaka kuwushaka hari igihe ngo tegereza yigeze kujya gukodesha inzu akodesha hafi akodesha mu gipangu cya Herayo urumva ko nyine Herayo yari atuye mu nzu nini tegereza atuye muri annex hari igihe rero buriya na Miss Rwanda twari tuzi ko next year iraba na next year harabizeye ko izaba hari n'igihe amara indi myaka 10 next year ariko kazagerekana garuka hari abantu rero baba ari byo bize muri superieur kumenya guha ibintu igihe cyabyo cyo kugenda no kugarukira kugira ngo bidateza sababu na saga cyangwa se bitagira ibyo byangiza rero nkavuga ngo turi mu gihe tugomba kuba maso ku by'umutekano ese icyo gihe tuzakimara imyaka 5 ubwo kwa izi nyirimpuhwe nabi by'umutekano byabo byazarangirana n'iyo myaka 5 ukabona barabyujuje tukahataha kandi rwose ibintu bikagenda neza ariko ibintu byose ugasanga biri ku murongo kandi biri mu nyungu z'abanyarwanda bose ko ntekereza ko uburyo abantu bari kwivugisha kuri izi mbuga bari kuvuga ngo icyo batewe yo grenade ebyiri bari kuvuga iki noneho takwa ari ibindi none urebe ko none byari ko ari ibindi none n'amahanga ari muri ibyo CNN bose bagati none bari kwatanya ngo Rwanda ngo Amerika igiye kweza amabi mu kirango yewe ugenda gakeya okay none tugarutse kwa Julienne Kabanda akoze imyaka myinshi akorera ministry ariko nanone ayikora kuri yayikora ese uyu munsi dicyo cyari igihe cyiza nibwo babimenye ko akora ibinyuranye n'ibyo yasabiye uruhushya cyangwa wenda hari nkuko wenda abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga wowe bitekereza ute nicyo gihe cyo kumufungira cyangwa bakagombye kuba barabikoza kibitangiye nta mufungiye niwe wifungiye gute ibyo kubera ibyo yakoze n'igihe yabikoreye nuko yabikoze ko ntabwo ari njye babwiye ngo bajye muri arena bambaye imyero iminsi 2 yikurikiranya mbere y'icyunamo n'icyunamo cyarangira ngo basubireyo ntabwo ari njye bamubwiye ngo ajyemo ku munsi wa 2 yambaye akantu kameze nk'agafite amahembe cyangwa amababa hejuru hano we ni fashion ntabwo ari njyewe bavuze ngo bajye muri piscine babatize abantu bavemo bahebe bari buzuye umwuka ngo bari buzuye umwuka abafata imyanzuro rero yo kureba icyanditse ku cyangombwa cyawe cyetse nabo nubanza ukabuzuza umwuka kugira ngo bajye mu mujyo wawe ariko bo bafite imboni bareberamo kandi ugomba guha agaciro nawe ukayimenya abantu bahebeba nabona mubwiye ngo abatirisha ukumoso bandi babatirisha indyo fata umuntu mu mugongo n'imoso ukamushyira ikiganza cy'iburyo mu gatuza ukamumanura ukamuzamura yaba remereye yaba ari munini ukabafasha abantu bakagufasha abadiakoni ukamumanura ukamuzamura ukazamura cya kiganza cy'iburyo waramushyize mu gatuza ndakubatije none se wagize gutyo ugashyiraho imoso waye busangije ubwo uzamura iki imoso nese ukabuze ko abantu batari buvuvuzere cyangwa bavuge ariko wenda uzazo ko nta ibyo babihuza nabyo ashaka ko yaribeshye cyangwa yarabyibagiye barabihuza n'umusaraba ucuritse nawe bagucurikirane nawo niyo warabikoze niyo ubwo warabikoze ibintu byinshi none se utekereza ko igihe tugezemo atari igihe hari nk'icyumba kiba cyicayemo umuntu gutya ari nka ekara nini cyane nka 30 hari kugenda areba hari ukuntu volume ziba zimanuye ntabona nk'ibintu nk'ariya ku mashusho gataba muzamure volume ya screen 17 bira ni ibiki biri kubera he nani muri Kigali what is that ko bose bambaye imyero okay who is she munshake report y'ibyo bintu babaye ibiki kabonye ngo ari byo ni ibiki nabyo ni byandi nabo bambaye imyero bameze bari kubatizwa mwebwe ntago mwabatijwe niko mwabatijwe what's that urabona uri capturing attention you are like hijacking the sport and it is not allowed here hari igihe turi gucamo wagombye kubuzi gusoma ikirere ubwo niwe wifungiye mu yandi iyo turi mu gihe cyo kwifunga umukanda abaturage igomba kubabwiriza ibyururutse imitima ibibaremye imitima wiza vuye ngo ko jewe nibishaka ngo FDR iraje kajyane nayo cyane na FDR abantu bari kumva bya Uvira nawe wisuba kubitamo FDR ngo ndabyerezwa ato ibintu byayo n'ubugambuzi bushukana birimo n'ibintu byo kuvuga amakuru bihuha uribye
bwira abantu uti hari ibyiringiro, humura, birashoboka, ihangira umurimo. So, gukomeza abantu, kumotivating abantu, niyo nundi wabwirije abantu Yesu wanakora motivational speeches more than anything. Hari ukuntu preaching ihindura nka motivation kandi bigafasha. Kabiri, ntago ari igihe cyo gukura mu baturage amafaranga, igihe cyo kuyabashyira. Reba ko na leta namuranye yavuze ngo president yantumye, president ari gutuma ko polisi iragabanyayo ikura mu bamotari. Noneho hari undi polisi wambaye imyeru uri kongera yakura mu bamotari, nabo bambaye imyeru. Kameme ari igihe utazi gusoma ikirere. Buriya kuri bavuga ko afite miliyari, iyo bajya bavuga ati twagiye muri arena ariko byari kugira ngo tunabone uko duhurira hamwe dukusanye, bagatavuga gahunda ya Gerayo Amahoro, turi kumwe, haleluya. Rero twitanze mituweli z'abantu 300,000 zihagaze agaciro ka miliyari 2,300, kandi nanone twazanye toni z'umuceri, turavugana n'ubuyobozi turebe ko bazigira exonere tuziha abakene, n'ibigori dushaka toni, turi kuvugana n'abaterankunga turebe ko twazana toni 700. Byibuze umuntu wari kumva ibya Uvira n'inzara umukanda atangiye kongera intoboro, bazanye ibigori disaleruye, ibigori. Kurabona at least uri guha societe nturi kuyaka, uri kuyire mu mutima mu gihe hari amakuru ya muruyaha karabaye. Harijya muna n'abantu bamwe ari n'abayobozi ngo ntabwo ukutadusengura bira bya Uvira like agahagarika vewe papa bazaje kwisengura ko munari ufite vewe cyane ukabwirwa ngo vewe takayimana nkajya mbisesengura buri munsi. Ariko urumva baravuga ati mutabaza ari ikintu tumuzimo, mu gihe bandi baravuga ngo karabaye, araza akavuga ati amahoro nabe muri mwe, haleluya. Bantu barikokeje ngo sinzi uri kurasa abantu ngo ba M23 Uvira, ngo nimbunda ngo sinzi wayibahaye, mwavuze ko ari abadage bayizanye ababirige bayizanye, ngizana urumuri ngo nuko it's okay. Ariko ibyo ngibyo ntago abantu bazi ikibajyanye basubizwa inyuma n'icyo. Anyway, rero ntabwo iyo mbunda ngizana urumuri kamara abantu, kamara abana bari kubura gushaka uburenganzira bwabo yaba imere nabi M23. Ari makuru abantu bari gufeeding in their brain bashyushye mu mutwe nayo makuru. None nawe umeze nk'irasa urundi rumuri rwo mu mazi ngo urumva ibyo bintu koko ntago uba utakarikiye neza igihe tugezemo. Ikindi urumva biriho na polemique, uwivugiye ko agiye kwa Yedepo nawe no mu white garment akunda kwambara suit z'umweru n'inkweto z'umweru, karuvati y'umutuku na n'utundi twose tw'umutuku, afite amashusho ahagararanye na Reverend Mother Esther Nembari Ademboye Ajayi, white garment ubizwiho muri Nigeria. Yuvuze ko huye na Yedepo nshaka kubaza ngo ubundi ninde waguje nawe ko bari abantu kuno bakora umugeraho hari umuntu waguje nawe. Nase David Yedepo hari ibyazweho wenda byo ukomeza ukavuga ngo mwahuye saa 12 za mu gitondo, ukavuga yuko saa 9 mwarimo mukubitana imitwe n'abagwizatunga n'abana afite private jets mu duhema. Uburi gutera abantu gutekereza ko mwari muri guhamura, muri gukora rituals, muri cults, kandi ko mwabikoze mwambaye white garments mwese. Noneho tukatangira kwibaza ahubwo se ko white garment uyikora bwa kabiri wari ufite live y'abantu 127 bose ubundi bari abanyarwanda, cyangwa kubera ko muri gutranslatinga mu cyongereza mwese mwambaye umweru muri arena, nabo mwakubitanaga imitwe bafite amajeti bose nabo bashyizeho, bose bari kugira gute, bose nabo bari gathered there. So ni ikintu rero abantu bagomba kureba muri iyo mboni. Ntago abajyanama ntago babasha kubigiraho inama ngo babirebe, babyitwararike. Noneho yarakodeshaga bitemewe,
njuretse ko ibintu bimeze kuri mba nkeneye umuntu birukana bya nyabyo kuko hari umuntu waratumye akora akodesha abizi kameme ntabwo avuga ngo ntabizi ibintu bihora online ko nukora atajya online se ko bamumenya ko akodesha umu w'abandi iki nari yemerewe buri yakimeze nka ranjama ariko yo ishoboka kujya muri Good Shepherd ukajya uvuga ngo tugeze mu iterano rya gatatu ryandi ryitwa ryo kubohoka hano muri Good Shepherd mushumba mwiza umushumba wacu ni ukamuvuga umushumba mwiza nanjye nkaba ari njye uyobora iri sengesho ryo kwa Nyirimpuhwe none se nk'urugero musenyeri kari uyobora hariya kwa Nyirimpuhwe wagize ngo niwe uri hariya hagishobora gusanga ari n'umubikira ariko birimo cyangwa umufaratire kubera impano afite ariko nujya ko baza autorité yawe uravuga ati mubaze bishop Dr Kanaka ariko uri gukorera under autorité ye sibyo rero ntago babyitondeye ariko harababibashyigikiyemo ntibazabyongere ubwo nyine aragiye cyangwa aragenda ariko nibo babi sinzi icyabemeje yuko byakora bari bafite rero niriya season bise ngo Signs and Wonder yatumaga abantu bajya muri Yorodani bakasohoka batengurwa batitira bahebeba abaturebera ntago babirebye neza kurikiriza abanyarwanda bari kubashyira kuri kamera why babaye nk'imirambo why nimba ari umubatero ubundi matse bose bari kamera ariko bira bintu nyine abo bantu bakubitanye imitwe mu duhema saa 9 z'ijoro bambaye imyeru bafite amajeti bari kumwe na Mother Esther na Edepo cyangwa bikunda abo bantu babakeneye report yuzuye kandi iri live donc babibona live bahibereye icyo byose rero ni ibintu abantu bibatera kwibaza bigatuma n'ibyawe bisubirwamo kandi bitakabaye bigeraho ngaho tekerezwa no mu rusengero kaba barasigaye bavuga ati basenge umuntu aguya seratitiye bakamutwara arimo yicu gusa gutya weather ni ibyanyabyo hari imbaraga zikwacu gusa wenda nizimana cyangwa nizo muri twa dema twa saa 9 mwambaye imyeru nta pose se babonye arize nago njyana ndi umucamanza wabyo buri wese atekereza ibyo ashaka ahitemo gutekereza ibyo ashaka ariko hari ibintu babiri weird aya afite ibintu utekereza ariko weird nibyo ntekereza nibyo ndi ku giti cyanjye ariko ibyo bintu biri weird ikindi you associate yourself n'abandi bantu baguze imbaraga bizwe rero aho hantu mitanangira kubona ko hari ikintu kirimo ni byinshi ariko twavuga ngibyo Signs and Wonder kuvuga ko hakize sida kurande rumwe nyine igihe bivugiyemo timing season turimo so ntago ari yo gukora ibyo bintu birayagara mu mitwe y'abantu ngo byakabaye uwanditse script uriya mwana wamenye gusoma yanditse nabi simakana ko sidikira kabiri simakana ko umuntu ahabwa gusoma n'Imana asenze ko nabibonye ibyo byose ndi kubwira nabibonesha amaso yanjye one day kandi ku bantu biririyo byanyabyo nzi ko nabibonye ariko umwana aravuga ngo nkimara kumenya ngo nandikiye message uriya avuga message kumva n'umuntu wagiye mu ishuri ahubwo yize Cambridge hani oya genda gakeye nurabona abantu bakora ibiganiro kuri izi mbuga batarize yaguye ku ijambo runaka ry'Icyongereza cyangwa Igifaransa ntujye ubumva ukuntu ari kubita rikaza rwose ari ijambo rya nyaryo I going sha ntago yavuze nka you going kandi I going niyo yavuze katize uriya we ni wa wundi uzabukajya ni cy'abanyamerika I'm going niwe uri kuvuga ngo nago naye ngurumva nyine ngo nago naye nzisoma no kwandika akanatindamo gakisa ngo but a letter no ntabwo avuga a letter aravuga a letter aravuga Icyongereza cy'Inyamerika sha arababiri bakati nyamaze ibi bintu ntago twabireka gutya wasanga nura mwana baramubajije sibe gitangaza cyarabaye none se wagize ngo tugira abantu bashobora guhita bahura n'uriya mwana bakamubaza mu buryo nawe abona ko ari ngombwa kasubirisha ukuri none ikiri kintu yashizemo wanditse script niwe kibazo ntagari mwibwa ko ikibazo kiri kuri Grace Room wanditse script niwe kibazo yari kuyandika umwana arongera navuze ati kandi urumva nyine ati nese nandikira papa na mama
kumbe so na nyoko bazi gusoma no kwandika wowe ukaba utabizi donc so wavutse bwa Kayibanda azi gusoma no kwandika wowe wavutse ku ngoma ya Kagame muri manda ye nk'iya kabiri atari no munzi wa cyo ntago uzi gusoma nise ko bundi umwana utagiye ku ishuri ubuyobozi umuhiga mu nkuyingura hindu webyiza ntago baguze kujyane mu wa mbere wige ana anine none si ibintu bya message habije hari ibyo urebe ukavuga no narangaje corporelle yaragaragara no yabyo byara buriya rero nirinda kureba ibintu byinshi kugira ngo byose nabisesengura ese none ko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bashobora kuvuga ko Imana iriho, Imana irakora. Njye nabonye ikiza sida, njye nabonye abantu basoma babihawe n'umwuka wera, njye nabonye n'umuntu Imana yahaye ko buri gihugu agezemo agiye kubwiriza ahita amenya ururimi rwacyo. Nese wavuga ko uyu muntu wa Gikongoro indimi zose z'igihugu izisi yazize, jya mu Budage akavuga Ikidage, akava mu Rwanda akavuga Igihoranda, akajya mu Bushinwa akavuga Igishinwa. Imbaraga z'Imana zikora ibirenze logique z'abantu. Ibyo byo ntago ndo umuntu uje hano ngo nanjye unabonye kuba bashyikiramo. Ubu tuvuze gutya, we have the freedom of belief. Nimba uteme utizera ibitangaza jure ka babyizera tubyizere, ariko nanone ibitangaza by'ubuzana byo bigira proof. Mbere ikibazo wari ugifite, abantu bari babizi ko wari ugifite, nyuma cyakiza. Ariko hari n'abantu bakoresha imbaraga ngurano biga fake. Ejo bundi sana umuntu wo muri Kenya washatse kugira ngo tujye kuzigura muri Egypt. None se mwe message zanayikwerekamo hano. Ubundi wabyangiye. Ntabyo nshaka nazo ukeneye. Babe hano. Ndabyanga n'umunuko n'umwanda. No munuko. Sinzi ibyo na ranking imbere y'ibindi kubijyamo no kujya muri FDL, ariko byose ni kimwe. Nabijya kuri level mbyanga kimwe, donc hari ibintu mba nanga mu buzima bwanjye no mari. Ibi bintu ndabyanga mpfuye. Nazana nashiringa urugunzo nkiringa, ariko ntago hari ibintu mba nanga. So ariko yarambwiye ati tujye muri Egypt Prophetic Conference, nta kindi ibyo bintu bisobanura, bari bagiye kugura imbaraga. Yaje yivugisha ibindi, ariko arangiye ambwira gutyo, abonye ntamubwiye ngo nangahe kujyayo bise mu mububaza pro tukimeze. Agenda bugenzi ibyo yaje avuga ahita ubona ameze nk'ana bivuyeho. So rero mba nzi ko baza nubwo nk'uwa kabiri cyangwa gatatu bashatse kunda recruiting for that. So bafite ko babikora, bafite abapare babikujyanamo, ntiwagenda wihuruje wijyanye. Bifite ko ibintu bikora, kandi Kigali barabikoze cyane, si barenze n'10. Bagiye bajya kuzigura, abandi bakazigura, n'ikimenye abantu bazigura ikibikwereka. Irusengero rufunze nawe impano wagira ngo zijyana nabyo, kubera ko ntago yajya kuzigura iduka bari mufungiye. So wajya kurango wajya oya reka mbyite gutyo, kuko nanone nimba umuntu yaguze imbaraga. Ariko nawe rero nabwiye ngo nimba ndi kuvugisha ibintu ntukave muri dimension uvuga mu ujye mu yindi. Ubwo nuko itorero si iduka ndabizi, ariko nimba byagiye mo kugura imbaraga, ugashora ugura imbaraga, urumva watazashyira ku isoko. Imbaraga barazisengera birakaze. Uruvanga ntabwo nakanye ko bazisengera, ahubwo uwo wagiye muri iyo dimension cyangwa se niyo angle yo kugura, nawe abapanga kugira ngo aze agurishe kandi yunguke. Ngiye kuri iyo point sinanamurenganya. Nimba nanje kugura already nta murenganyije kuri kugura, ariko icyo kuba ashaka nawe gukuramo inyungu yaguze pe. Ntabwo nabyirwa banyibazaho. Narwanya kagura, ariko yamaze kugura ntanarwanyije kagura, cyangwa se yamaze kuntsinda muri iyo ndwano ye, ntabwo najya kumubuza kugira kugurisha. So ariko nyine ubona ko yakaduka gafunze nawe ahita, kuko ntabwo yajya kugura izindi. Kandi ukuntu bameze abantu bafite ubunebwe bwo gusenga, abanatangiye bafite impano z'Imana, akajya muri zo kugura, ubunebwe bukamutera byatari, cyangwa se akanatinya ko najya gusenga atazanaza, kuko amaze kwivanga n'ibyo bigirwamana. Umva amazi iminsi atajyayo, uramureba agenda kwica. Wa muntu warebaga agasoma nimero za telefone, hari n'ugeze gusoma imibare y'irangamuntu. Reba imibare y'irangamuntu kuba ari myinshi, akabwira abantu batanu imibare y'irangamuntu yabo. Wowe haguruka, fata irangamuntu yawe ifite iyi mibare 1 2 ariko yaba atagiheruka Nigeria sha adaheruka muri ubwo butente bwa saa 9 sha ukareba ukabona nta musosi,
ukabona nta nubwo yinyeganyeza nta n'iyerekwa agira reka gusa baba ari abahanga iyo abonye iyerekwa ryamushiranye araritekinika noneho agatangira gutuma protokole bashaka amakuru kuri kanaka na kanaka akazajya bivuga nka profesi ubuhamya bw'abakize akabugura. Hari ababaga Kimisagara bajyaga gura ubuhamya ngo n'abantu bo kuruhuha ko bakize bari bimuga kandi batarigeza mugara yabemereye 50 bakazamenyekana baje kuyamwishyuza yabimye. None zubwo nimba ari umuntu ufite ubushobozi bwo yakishyura miliyoni 10 cyangwa 20 uzi ibintu abantu bakora umuntu yabishyuye 20 nuko eza bene we ntabizi nge nzi nimba umuntu anyishyuye miliyari y'idolari hari wasanga nanjye navuga yuko ako yari gerigeze kumva uvuga navuga yuko ntarinzi gusoma no kwandika umenya miliyari nawe uyirwaye tu ndavuga miliyari y'amanyarwanda nanjye nibyo itanageze kuri miliyari y'amadolari ariko njyaho narimze miliyari y'amadolari. So icyo gihe nawe ushobora kuzwa batigiye ya Potre Mutabazi uko munzi buriya sinigeze niga gusoma no kwandika bari n'ibitabo byose rare mukaye karugaza bashyira mu rugero ko wanditse ibitabo utarize gusoma no kwandika ubu byinshi. Noneho rero tugana ku musozo script yanditse nabi tugana ku musozo n'ubuye bujyanama cyane ko muri iyi minsi hari amatorero afunze by'agateganyo si naho gusa bagiye babwira abantu ngo bakore amasuku bakore ibisabwa bazasurwe nyuma hanyuma hakabaho nibi byose turimo kugenda tubona abantu bakora ibyo batemerewe n'ubuye bujyanama noneho wowe nka Mutabazi ushobora gutanga mu gihe abantu bategereje cyangwa nkuko wabivuze tegereza turanye na heba. Hari abashobora guheba ariko ntashobora kwemeza ko bashobora guheba. Hari n'abashobora kuzakomorerwa cyangwa se bagafungurirwa bagakomeza. Noneho n'ubuye bujyanama waha amadini n'amatorero muri ibi bihe bimeze gutya ubundi tukagana no ku musozo. So amadini n'amatorero nakurikize amabwiriza hari ayanditse n'atanditse bamenye gusoma ikirere bamenye ko bitwara ibyo ntacyo bitwaye ni bakuru bafite n'umwuka wera niko bambwira. So rero ntago bizabananira niba babishatse ari cyo kibari ku mutima. Abavuga ko bazabafungurira reka tubishyire mu kwa gatatu kuko nibwo umwaka uzaba wuzuye amabwiriza mashya agiye mu igazeti. Bivuze ngo bafungurirwe bahita banabihuza n'amabwiriza mashya tayari. Abo bafungira bashya bongera babafungurira insengero nazigiriye inama rero kurikiza amabwiriza hari muri aya mabwiriza hari kandi harimo no kuvuga ngo muri 2020 mu kwa gatatu 2026 bazajye kujya gufungura wivuga ngo ejo bizahora ejo bihora ejo ariko nigera mu kwa gatatu cyangwa nyuma yaho gato suzabona nyine bya bintu byahoze ejo bikunze. Then noneho abantu bakagendana mu murongo w'icyo ubuyobozi butubwira kuko kirashoboka nuko gusara akamenyero gake tugifiteho twige kwihuta leta nivuga rimwe twumve kabiri kuko sinzi niba muto dutekereza ko tuzasenga leta kabyibagirwa ariko ntago byize bifata nyine ngo dusenge ibyibagirwa yakomeje kubyibuka ndetse cyane. Okay, reka tugushimire rero Imana iguhe umugisha. Mwakoze.